Ikaze cyane ni kuri Niva Pala Vlog, duherukana rero muri episode ya 8, turakomerezaho na episode ya 9 ni story yo ni umuzimu. Duherukanye ubwo Stella yari atangiye kwibuka bimwe mu byamubayeho ubwo yari agiye gupfa. John we yari akiri kwibaza ku buryo yabonye umukufi wa mama we, ese byaba byaragenze gute? Se hari ahantu Stella yaba aziranye na mama wa John? Turakomeje ku ruhande rwa Stella, ubwo twakomeje kwicara mu ntebe zo muri salo, akomeza kwibaza byinshi bitandukanye. Gusa umwanzuro urabura, maze ndamubaza nti none se koko urapanga kumfasha? Nuko arahaguruka mu ntebe maze arambwira ati yego rwose nzagufasha nta kibazo. Ndetse ahita yerekeza mu cyumba cyararamo, nanjye narahagurutse maze ndamukurikira, numva nanjye ibitotsi biranyishe. Agiye gufungura urugi ahita ahagarara maze arambaza ati none se uri kujya hehe? Nuko ndamusubiza ni nyihanganira nari nibagiwe kabisa. Aka kanya se ugiye kuryama? Nuko ansubiza yinjira ati none uragira ngo njye hehe kureba televiziyo? Ndakwinginze nshaka kuryama kare kubera ko mfite akazi ejo. Nanjye nahise mufata imyenda ye mwegereye maze arambaza ati nibiki se nanone? Nagize isoni maze mpita ndeba hasi ndimo gutekereza icyo namubwira, maze ndamubaza nti none se wambabarira nkaguma hano mu nzu yawe hamwe nawe? Yacecetseho akanya gato mbere y'uko ansubiza, maze aransubiza ati yego nta kibazo, ariko nkagusaba ikintu kimwe. Ubwo nanjye nahise nuburira umutwe numvisha avuze gutyo, maze ndishima cyane ndamubaza nti ese ni ukuri koko urakomeje nshobora kuguma hano? Ariko mise nibuka ko ambwiye ko hari icyo agomba kunsaba, mpita ntuza ngabanya kwishima cyane nari mfite, maze ndamubaza nti ni igiki se ushaka ko nkora? Aransubiza tuzabimenya ejo, maze arinjira afunga umuryango. Nanjye nahise mva ku muryango we nsubira muri salo, gusa n'amatsiko menshi nkibaza nti ese ubwo yaba ari ibiki ashaka ko nzakora? Ubwo ntangira kugendagenda muri salo yose n'ibyishimo byinshi byandenze, ndimo kwimwenyuza buri kanya. Hashize iminsi 4, ubwo ni ku ruhande rwa John. Ubwo muri icyo gitondo nari nambaye agakote gateye ipasi neza kandi k'umukara rwose ngaragara neza, n'inkweto isize neza yarijyanye n'imyenda nari nambaye. Ubwo mfata urufunguzo rw'imodoka yanjye ubundi nsohoka mu cyumba. Mu kugera muri salo wa muzimu w'umukobwa sinamubona, gusa mpita nisohokera ariko ndimo kwibaza nti ese yaba agiye he muri iki gitondo? Ubwo ngenze hanze njya ku modoka yanjye nyikura muri parking, ndimo kuyikuramo mbona wa muzimu w'umukobwa arimo kuvugana n'undi mwana w'umuhungu muto nawe wari umuzimu. Ku ruhande rwa Stella rero, uwo mwana w'umuhungu w'umuzimu namuhaye ibiryo nari nkuye muri frigo y'umusore mwiza mbere y'uko abyuka. Amaze kubyakira arambwira turakoze cyane. Atangiye kurya ndamubwira nti urye byose kandi ubimare, ariko se ubundi amazina yawe ni ayahe? Umwana w'umuzimu aramubwira ati ntabwo nibuka amazina yanjye, ntabwo nyazi. Ndamubaza ni nta mazina ugira? Aransubiza ati yego, nagakwiye nanjye kuba nibuka amazina yanjye ariko ntibinkundira. Ndamubaza ni ese nkwise izina wabikunda? Arishima cyane maze araseka, no mu kanwa he huzuyemo ibiryo ati nukuri ni irihe zina ushaka kunyita? Ndamubwira ati nkwise Alex. Arishima ati wow, mbega ubu ngubu kuva ubu nitwa Alex, ndarikunze cyane, ubwo nitwa Alex uhereye uyu mwanya. Ako kanya nahise numva imodoka nyine kwa kundi imodoka ibirimo guhinda ndetse inavuza amahoni inyuma yacu, mpita mpindukira mbona umusore mwiza. Maze ndibaza nti ese ubu yaba agiye muri iki gitondo cya kare? Maze mpita ndeba Alex ndimo guseka nti ubu rero mfite kugenda, nzongera kukuvugisha ubutaha. Byaramubabaje maze arambaza ati urongera kumvugisha? Namusubiza ni humura gusezeranyije ko ndaza kukuzanira ibindi biryo byinshi ningaruka, sibyo? Kandi ndanakomeza nkuvugisha. Maze arandeba arambwira ati bye. Ndahise musigaho nsanga umusore mwiza ku modoka ye, mpita mbura hanze nicara iruhande rwe mu modoka. Narebye uburyo yari yambaye mbona ntago bisanzwe, nibajije niba yaragiye mu kazi yambaye gutyo, maze ndamubaza nti kubera iki wambaye gutya habaye ikira? Ugiye gusezerana mu rukiko se? Nuko arasubiza ati gusezerana? Uzi uko uri akagoryi? Ntabwo uri kubona ko ngiye mu kazi se?
maze ndi kuvugisha n'amatsiko menshi nti mu kazi hari ugiye gusaba urukundo aho mukorera ze. Yahise ahisha amaso ye n'ikiganza amaze aravuga arimo kwiyongorera azi ko ntari kumwumva ati ntago nari nzi ko imizima ari itesha mutwe bigeze aha. Mpita mubaza nti uvuze ngo iki? Aransubiza ati ntacyo wibyitaho. Ubundi apfukura amaso, ubundi imodoka iyobora mu muhanda. Hashize iminota mike mbona tugeze mu ruganda runini cyane, gusa nabonye atari bwo bwa mbere nari mpageze. Ubwo yahise ajyana imodoka mu garage, ubundi ayifungura telekomande. Ubwo nanjye nari muhagaze iruhande. Nyuma y'uko dusohoka mu modoka narebye ifoto yari imanitse igaragaza nyir'uruganda, yari ifoto ya papa we William. Ese yemeye ko yaba akora hano noneho? Ubwo nahise mpindukira ndamureba n'amatsiko menshi, maze ndamubaza nti noneho se birangiye wemeye ibyo papa we yakubwiye? Nuko arimo kundeba ndetse arimo kumwenyura aransubiza ati yego, nanjye ndi umuhungu wa James William. Kuva uyu munsi ngiye kubaho nk'uko nakagombye kuba mbaho. Ndi gupanga gushakisha impamvu n'intandaro iri nyuma y'urupfu rwa mama, ndetse ngahangana na buri wese uri nyuma yabyo. Bityo rero nje gukora hano muri Aniar Entertainment. Nanjye nahise mureba ndimo no kumwenyura. Ku ruhande rwa Stella twahise tugera kuri elevator, ndayifungura. Ubwo ngeze kuri etage ya 11 irahagarara mvamo, mpita nerekeza ku biro byanjye. Nyirimo kugenda numva ijwi nyuma yanjye riti hey. Ndahise mpindukira mbona ni Debbie wari umpamagaye. Yari yambaye ikanzu ndende y'ubururu ndetse ijyanye neza n'agakapu yari afite mu ntoki. Yari mwiza nk'ibisanzwe. Uranzi nawe John ko mba meze. Nyimukubita amaso inseko yahise iza ku munwa wanjye ntazi aho iturutse. Umuzimu ahita anyegera arambaza ati uriya ninde? Nuko Debbie ndamubwira nti wow, ni byiza kukubona hano. Waje hano gusura umuntu? Arambwira ati hari ibyo naje gukora hano muri etage ya 6. Hari program ya modeling twenda gukora. Icyo nicyo kintu cyanzanye hano, kuko ari njye uri mu buyobozi bwawe. Wowe se ahubwo uko uri hano waje kureba umuntu hano? Ngiye kumusubiza ako kanya Stephen ahita aza dusanga. Yaratunguye cyane kumbona aho muri company. Twararebanye cyane ndetse nta n'umwe uvugisha undi cyangwa ngo amusuhuze. Nahise nseka ndebye uburyo ameze ku maso he. Nari mbizi ko hari umurongo w'intambara hagati yanjye na Stephen igiye gutangira, kubera ko nanjye nari niteguye guhangana nawe, kandi niteguye guhangana nawe ndetse nkanamusinda nk'uko byagenze twiga muri secondaire. Intambara rero iratangiye. Stephen, perezida w'uruganda, agiye guhangana na vice perezida John, akaba ari murumuna we kuri papa we. Ubu ngubu se bigiye kugenda gute? Ni nahangaha rero dusoreje episode ya 9, dukomezanya na episode ya 10. Gusa mbibutse gukora like, share ndetse no gukomeza kureba iyi story cyane kugira ngo dukomeze nyine kumvana uburyohe bwayo twese. Nyine Cynthia Nishimwe ni kuri Niva Paula vlog.